murakoze. Yesu ashimwe. Haleluya. Ndumva n'abashyitsi amazina bamaze kuyababwira, ntabwo nongera kwivuga. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Hanyuma uyu mwanya tugiye kujyamo n'uw'ijambo ry'Imana nkuko mubizi. Ndashima Imana rero yatanze uyu mwanya, kuko ubwo mperuka hano ndibuka neza naravuze ngo icyigisho turimo twiga ni kirekire ariko turagica kabiri, hanyuma Uwiteka Imana niyatwemerera tuzongera tugisubukure. Yesu ashimwe. Amen. Ubwo rero nibwo tugiye kugisubukura, ni cya cyigisho twatangiye cya gihe cya mbere kivuga ku maraso ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amaraso ya Yesu Kristo buri wese uri mu itorero, buri wese wamwizeye arayazi, arayavuga, ariko mu by'ukuri turacyakeneye kugira ngo tuyamenyeho byinshi. Yesu ashimwe. Mu kumenya niho tukura kugira ngo tumenye uko tugenda, tumenye uko twitwara, tumenye ko duhagara mu bibazo duhuye nabyo, tumenye ko turwana intambara, kuko tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Ese urabyemera? Wemera ko ufashe igihe mu ntambara? Yesu ashimwe. Mu ntambara turasana n'ibyaha, mu ntambara turwana n'umubi, mu ntambara ibyo duhura nabyo muri uru rugendo, kuko hano mu isi turahare ko duhari nk'abashyitsi n'abimukira, ariko iwacu ho ni mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndajya kubasaba ntaratangira mwihangane, ndazi ko twaririmbye cyane, twasenze cyane, kandi bakoze ababanje, umuyobozi wa gahunda yakoze, abaririmbyi bakoze, hanyuma twongere duhaguruke gatoya turirimbe indirimbo ya 36 igitero cya kabiri cyonyine. Turaririmba igitero n'inyikirizo gusa. Igitero kiravuga ngo mpakwegera intebe yawe mpabwa imbabazi, ngupfukamiye mbabaye mpakukwizera. Yesu ashimwe. Amen. Icyo cyonyine, mpakwegera intebe yawe mpabwa imbabazi, ngupfukamiye mbabaye mpakukwizera. Niturangiza turashyira inyikirizo, uyiririmba wumva ubwira Uwiteka ngo ntumiteho. Aka kanya gato tugiye kuganira kaba kumugisha kuri wowe nanjye, Imana iduhana umugisha. Icyo cyonyine turirimbe. Mpakwegera intebe yawe twese mwiza, uri Imana ikomeye, urera kandi urahambaye. Nta yindi Imana iriho, nta yabayeho, nta nizaboneka yahwana nawe igakora nk'ibyo ukora. Izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye itera nk'iri ngiri riri imbere yawe Uwiteka. Duciye bugufi Nyiringabo Imana ngo ntuduhiteho. Uri wese avugishije akanwa ke ngo ntumuhiteho Mukiza, ntumuhiteho, nanjye ntumiteho, kugira ngo muri aka kanya keza twinjiyemo buri wese ahabwe kunguka, buri wese ahabwe kukubona, buri wese ahabwe gutera intambwe. Amaraso ya Yesu Kristo nyasutse muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo, ngo avuge kubohoka, avuge gukira, avuge kumeneka kw'imitima rero abayakahebwe, avuge guhindukira, avuge gukanguka ko bari basinziriye, avuge gutera intambwe ko bari mu rugendo, kandi avuge Mwami Imana kurushaho kukugororokera. Bana natwe kandi tugirire neza, icyo duheje ni umubi, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera aganza ategeke mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze, mwicare, Imana iduha umugisha. Ntarakomeza ndasaba ngo mumfashe guha utuzindara abantu babiri, mumpere Pastor Emma
na Pastor Alexis bari bumfashe gusoma. Rero kuko ntabwo abantu twateranye kuri uwo munsi nizera ko aribo bateranye, ndajya gusubiraho inyuma gato ya kubye twari twavuzeho kugira ngo tubigendanemo twese. Yesu ashimwe. Twasomye muri Petero wa mbere igice ni icya mbere umurongo n'uwa 19. Aho niho twasomye kandi niho tugaruka n'ubundi. Haravuga ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Amen. 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 Iryo jambo ryo twariho kubushize ko twacungujwe amaraso atagira inenge, amaraso y'igiciro cyinshi, amaraso ya Kristo nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara. Yesu ashimwe. Amen. Twarakomeje duza tuvuga agaciro k'amaraso ya Kristo. Aratukura nk'andi maraso, ariko tuvuga impamvu ari igiciro cyinshi. Mu bw'igiciro twavuze imirimo akora, tugenda dushyiraho n'imirongo. Twatangire kuvuga ko amaraso ya Kristo yeza, dusomye mu Heburayo ibice 13 umurongo wa 12. Ntabwo ndi butinde, kandi abafite udupapuro dukaye n'ikaramu mugerageze kwandika. Aho niho twavuze tuvuga ngo amaraso ya Kristo areza, yeza abantu, yakweza ahantu, yakweza ibintu. Cyo gihe nabahaye ingero nyinshi z'uko umurimo w'Imana yaguhaye wawezesha amaraso ya Kristo ukawushinganisha, yuko amaraso yakweza kubw'ibyaha n'ibicumuro, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo irera kandi zegerwa n'abera, twanduzwa na byinshi muri iyi si, ariko amaraso ya Yesu Kristo niyo akomeza kuduha uko kwera. Dukomeza tuvuga ngo amaraso ya Yesu Kristo ababarira ibyaha. Matayo 26:28. Gatatu turavuga ngo amaraso ya Yesu Kristo arunga. Kunga ni uguhuza. Yesu ashimwe. Ijambo riravuga ngo imwiyungisha n'abantu bose bo mu isi n'ibintu byose byo mu isi. Yesu ni w'Imana yiyungishije natwe. Jya mu Bikorosayo igice cya mbere umurongo n'uwa 20. Niho tubwira ngo amaraso ya Yesu Kristo arunga. Hanyuma dukomeza tuvuga ngo amaraso ya Yesu Kristo akuraho inzandiko. Yesu ashimwe. Aribyo byapa ushobora kuba waratewe n'abadayimoni mu gihe uzi nangwa utazi, nangwa se ari urwandiko rw'umuryango w'iwanyu, nangwa ari urwandiko rwakujeho gutyo wigendera, wabigira muri nangwa utabigira, ariko izo nzandiko z'abadayimoni ziriho, ariko nubwo ziriho ntabwo zikiduteye ubwoba, kuko Kristo azikuraho zose. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Aho niho twasenze tuvuga ngo dutabura ibyapa Satani yatumanikiye, dutabura inzandiko, dutabura amakashe yaduteye. Cyo gihe niho twasoreje dusenga kuri uwo munsi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hanyuma turakomeje rero, ibyo ni ibintu bine twabashije kureba igihe cya mbere. Uyu munsi turareba ibindi bine. Amaraso ya Kristo twayavugaho byinshi, ariko kubyo nabashije kubona kandi no gupanga kubw'umwanya ni ibintu bine turi buvugeho byonyine kugira ngo bibe bibaye 8. Yesu ashimwe. Amen. Ariko ntarakomeza ngaruke muri kintu natangiriyeho, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Yesu ashimwe. Umukiza ntabwo yagucunguye ngo agusiga uteraganwa n'imiyaga n'imiraba yo mu isi, ariko nta butabazi yagushyiriyeho. Yesu ashimwe. Nutahura neza icyo amaraso ya Yesu Kristo amaze, uzamenya ko amaraso ya Yesu Kristo ari intwaro irwana ikanesha. Turacyavuga amaraso ya Yesu Kristo nk'intwaro y'umukristo. Yesu ashimwe. Ajya kugenda nyuma yo gupfa, twarimo turirimba ngo hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma akoze iki? Yagiye mu ijuru. Yesu ashimwe. Ariko aravuga ngo simbasize nk'imfubyi. Hari ibintu yadusigiye byo kudufasha muri uru rugendo. Harimo byinshi, harimo Mwuka Wera, harimo ijambo rye, harimo amaraso ye, harimo izina rye, n'ibindi byinshi ntarondora, ariko uyu munsi turi ku maraso ya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero mu ntwaro twasigiwe, uyu munsi turi kwiga ku ntwaro y'amaraso ya Yesu Kristo. Hanyuma ikindi ngira ngo nkubwire nk'umukristo uri mu rugendo, ntabwo amaraso ya Kristo yaje gukuraho ibigeragezo. Turi kumwe.
ukijijwe azanyura mu bimugerageza, n'udakijijwe binyuremo, ahubwo itandukaniro rizaba hehe? Itandukaniro riri mu butabazi ubiboneramo wowe ukijijwe kuko ufite umurengezi. Yesu ashimwe. Amen, amen. Nuko byitwaramo, Imana itugirire neza. Tuzanyura muri bimwe. Hari baririmbyi bigeze baririmba ngo bakatwitiranya kuko dusangira ibyago, kuko dusangira ibishyimbo, ngo ariko hari igihe kimwe bizasobanuka. Yesu ashimwe. Haleluya. Amen. Amen. Hari igihe bizasobanuka, hari igihe bizasobanuka mwene data, ariko ku munsi wo gusobanuka bizakugendekera bite, nanjye bizangendekera bite. Niyo mpamvu Kristo yagiye adusigira intwaro zo kurwana urugamba, kandi intwaro z'imbaraga zitaneshwa. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma nkongera nkavuga ikindi kintu, tuve mu kigare. Ikigare turimo ni ikihe? Ni ikigare cya ndi umukristo, ni ikigare cy'urushungo. Turaririmba, abaririmbyi ntimugiye ngo nimwe ndimo mvuga, twese turaririmba n'ubu twarimo turirimba, tukavuga turi abakristo, aho tugeze turi abakristo, ariko ubukristo bwawe, kuba warakiriye Kristo biguheshe kugira itandukaniro n'utaramwakira. Yesu ashimwe. Turi abana b'Imana kubw'amaraso ya Yesu yamenetse. Itorero ryavuye mu bise by'amaraso ya Yesu. Yesu ashimwe. Yadusize mu isi ngo dukore umurimo, kandi yadusize nk'imfubyi, yadusigiye ibidufasha. Ibyo bidufasha rero nitutaba amaso, kuko ijambo ry'Imana muri Hosea 4:4 rivuga ngo ubwoko bwanjye burahonnye buzize kutamenya. Hari ibyo uhura nabyo, nanjye hari ibyo mpura nabyo, ariko niba uzi uko witwara, ukamenya intwaro ukoresha muri ako kanya, urabicamo wemye nta n'umwotsi ukunukaho. Yesu ashimwe. Utazi uko yitwara nawe ari umukristo w'izina, bizamukubita hasi kandi abyanduriremo. Icyo dushaka izi saha ni igiki? Nicyo kugira ngo tujye tumenya uko twitwara, kuko agakiza ntikazakuraho ibikugerageza, ntikazakuraho indwara, ntikazakuraho abaroga kuko hari abatarakira Kristo, ntikazakuraho imyambi badutega, ntikazakuraho aksida, ntikazakuraho imirimo ya Satani muri aka kanya, kereka cyagiye Yesu azerekana. Haleluya. Ariko ku bana b'Imana agakiza ibyo byose karabicogoza kubw'amaraso ya Yesu Kristo, ukamenya uko ugenda kandi ukazagerayo amahoro. Niyo mpamvu uzi ibyo byose mbere yuko nkomeza, kugira ngo tube maso. Yesu ashimwe. Amen. Noneho reka dukomeje tuvuga kubw'amaraso ya Yesu Kristo, umumaro wa 5, amaraso ya Yesu Kristo ararinda. Ntarasoma, ndagira ngo msabe abasomyi kujya musoma buke buke kuko ntabwo ndi busobanure byinshi. Turebe mu Kuva 12 umurongo wa 13. Uhafite ahadusomere. Mu Kuva 12 umurongo wa 13 haravuga ngo, yego, ayo maraso azababera ikimenyetso. Ayo maraso azababera iki? Ikimenyetso. Ayo maraso azababera ikimenyetso. Ayo maraso Sayuni atubera ikimenyetso. Ayo maraso mu Kristo uri hirya no hino akubera ikimenyetso. Komeza. Ku mazu murimo. Ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso. Nzabanyuraho. Nzabanyuraho. Nta cyago kizababaho. Nta cyago kizababaho. Ngo kibarimbure. Ngo kibarimbure. Imana iguhe umugisha. Amen. 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 Ngo ayo maraso azababere ikimenyetso. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure. Muri buryo sezerano yemwe. Amen. Dusubiye inyuma aho ngaho, ni igihe Abisirayeli bari muri Egiputa, Farawo yinangiye kubarekura. Icyo ni igitangaza cya nyuma cyakozwe ubwo Imana yavugaga ngo ndanyura muri Egiputa yose, ndimbura umwana w'imfura n'itungo ryose ry'imfura. Yesu ashimwe. Amen. Babwirwa kugira ngo babage umwana w'intama kandi bamurye bamumare. Abadashoboye kumumara basangire na bagenzi babo baturanye, bari bakurikije imiryango, ariko bamumare. Yesu ashimwe. Kurya umwana w'intama no kumumara nabyo bifite ikindi gisobanuro. Ibyo umuntu asize nusiga ibinono, ibirenge byawe nabyo bizaba bitakijijwe, bizagira ikibazo. Nusiga amaboko yawe azakurushya. Niyo mpamvu twinikwa mu maraso ya Yesu Kristo, mu kubatizwa mu mazi tukibizwa tugapfana na Kristo, wese n'agasatsi kakajyamo.
haleluya, amen, n'agasatsi kakajyamo. Rero ngo ayo maraso azababera ikimenyetso. Babwirwa ngo bayasige ku nkomanizo z'imiryango. Inkomanizo z'imiryango mbese murazizi? Aha, ibi aha ye, inkomanizo z'imiryango, biriya biti biba bifashe urugi. Niba ari ibiti, niba ari ubu ngubu nta nubwo bikiri imbaho, hari igihe biba ari ibyuma, igihe biba ari imbaho, ariko barabwirwa ngo ayo maraso bayasigeho. Nincaho gusa nkareba, kureba, ese ukurebye akubona ate? Yesu ashimwe. Ukurebye abona koko warogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Niba bikugaragaraho urahirwa, kuko mwuka w'Imana nakubona azakwishimira, n'abadayimoni nibakubona bazagutinya. Haleluya, amen. Ngo nimpita nkabona ayo maraso, nkabona urebe kute? Yesu ashimwe. Turi abakristo ariko dufite imirebekere itandukanye. Turi mu isi kandi si iwacu. Nitwitware nk'abari mu isi kugira ngo tutazasa n'abayo. Abadayimoni batubona bakababonye ubushya bwo kutwinjira no kutugirira nabi. Sibyo yemwe? Alo, singira uwo nkomeretsa. Yesu ashimwe. Amen. Ngo ayo maraso azababera ikimenyetso, nimpita nkayabona nta cyago kizabageraho ngo kibagirire nabi. Amaraso ya Yesu Kristo rero ararinda, si ukuyisiga. Ariko nuboneka nk'ubejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, nk'uwakirijwe n'amaraso ya Yesu, uburinzi buzaba bukuriho, uburinzi buzaba ku muryango wawe, uburinzi buzaba ku byawe, byose ubigotesheje iki? Amaraso ya Yesu Kristo. Turakomeje ku mumaro wa 6, amaraso ya Kristo akiza indwara. Dusome muri Yesaya 53 umurongo wa 5. Yesaya 53 umurongo wa 5. Haravuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo byamucumitiwe, yashenjaguriwe kukiranirwa kwacu. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, kwanjye nawe. Komeza. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Igihano kiduhesha amahoro, kuko nta cyaha yari afite. Igihano kiguha amahoro, kikampa amahoro, kuko twavuye muri bya byaha, bya bindi yakubitiwe, bya bindi yaterewe amacumu, cyari kuri we, atakoze icyaha, kugira ngo jyewe nawe tugire amahoro. Komeza. Kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Amen. Kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya, haleluya. Imibyimba ya Kristo niyo agukirisha. Mu yandi magambo, yarakubiswe ava amaraso kugira ngo jyewe nawe tubone urwandiko rwo gukira. Imana ihabwa icyubahiro. Mu by'ukuri aho ngaho nicyo ni nk'ikimenyetso. Iyo uhagazemo neza wereka indwara ukavuga uti naracunguwe n'amaraso ya Yesu, mwandwara mwe nimufiteho ubushobozi n'ububasha. Yesu ashimwe. Amen. Amaraso ya Yesu Kristo rero arakiza, ariko iyo uhagazemo neza usobanukiwe ibyo uri gukora. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tugiye ku mwanya ukurikiraho, amaraso ya Yesu Kristo avanaho nangwa amenagura imirimo y'umubi. Imirimo y'umubi, imirimo ya Satani. Ese imirimo ya Satani ni nk'iyihe tutarasoma? Ushobora kubona mu rugo rwawe ibintu bidasanzwe. Yesu ashimwe. Ushobora kubona hari abantu, ndizera ko hano mu rusengero bitarimo, ukaba uri mu nzu ukumva nk'ahariya mu nguni harimo kuvugiramo abantu, ntubazi, ntunababona, nta nubwo mwasezeranye. Ugira ngo niba mutasezeranye, ukaba uri umwana w'Imana, Imana ko igendana n'abana bayo mu ibanga ryayo, ibivugira hariya bura n'iby'Imana. Iyo ni imirimo ya Satani iba yabaye. Ukaba uryamye ariko ukajya urara ugenda, ukaroteshwa ibindi bintu, ndetse ahubwo ni ibintu birebire. Hari abantu baryama bakarara baramurisha ibyo bamurisha, bakamujyana kumwigisha gukora ibiterasoni ibyangwa n'Imana. Yesu ashimwe. Ntanabitinya. Hari abantu baryama akabona ni umukobwa nangwa se n'umudamu, akabona aryamanye n'umugabo utaruwe, nangwa se umugabo akabona aryamanye n'umugore utaruwe. Ibyo byose ni imirimo ya Satani. Rero tubonye ko amaraso ya Yesu Kristo
amenagura nangwa akavanaho imirimo ya Satani. Tujye mu rwandiko rwa Yohana ibice 3 murongo wa 8 b. Yohana wa mbere ibice 3 murongo wa 8 kuri b yaho aravuga ngo yego, ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibihe? Reka tugiye kubyumva. Yerekanwa, Kristo yerekaniwe iki? Yazanywe n'iki mu isi? Komeza. Nukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Amen. Nukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Imana iguhe umugisha. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muribuka neza ko mu itangiriro Satani yagize umujinya w'umwana w'umuntu, agambira kuzamushuka, agambira ko atazabona ubwiza bw'Imana, agomba gukurwa muri ubwo bwiza Imana yari yaramushyizemo. Icyo yakoze yaramushutse, ariko isezerano Imana yahaye umudamu yamubwiye ngo azabyara ababaye, ariko ngo mu rubyaro rwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ngo mu rubyaro rw'uwo mugore, urubyaro rw'uwo mugore ruzagira gute? Azarunuma agatsinsino, ariko narwo ruzagira gute? Rusamumena umutwe. Haleluya. Nicyo Yesu yerekaniwe kugira ngo akureho imirimo y'umubi, kugira ngo akureho imirimo ya Satani. Kandi yerekanywe ntabwo yerekanywe yavutse. Yesu ashimwe. Usibye yuko hari abari bari maso bamenye ko umukiza w'isi yavutse, ariko kugira ngo isi mumenye, isi yose yamumenye ku bw'amaraso. Imana ishimwe cyane. Ku bw'amaraso yamenetse. Bwabwira kabiri bumaze kuba, isi imaze guhinda umushyitsi, ibitare bimaze kumeneka, ya maraso yaguye mu jisho rya musirikare agahumuka, niho bavuze ngo burya ari umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Baravuga ngo burya ari umwana w'Imana. Rero Yesu yerekanwe isi yose imumenya ku bw'amaraso yamennye, kandi ayo maraso yamenetse kugira ngo akureho imirimo y'umubi. Imana ishimwe. Igihe ubonye ibintu bimeze gutyo nka bya bindi navugaga bisa n'imirimo ya Satani, ayo maraso arimo ubutabazi. Yesu ashimwe. Ayo maraso arimo ubutabazi, turaza kubona uko akoreshwa, niyo mpamvu ntari kubitindaho. Ayo maraso ya Kristo arimo ubutabazi, kuko arimo imbaraga zo gukuraho imirimo y'umubi. Yesu ashimwe. Tugiye ku mumaro wundi ukurikiraho, ayo maraso akuraho ibifungo. Gufungwa murakuzi? Gushyira muri prison. Umuntu akaba aramwishyiriye muri prison mu gitabo cy'umugenzi, bageze mu gihanda bwihebe. Gihanda yarabafashe, Apoloni yarabafashe bashyira muri prison. Arangije ngo bagira inama yo kwiyahura. Yesu ashimwe. Amen. Ngo bagira inama yo kwiyahura. Rero aho Satani yaba yaragufungiye hose, turi mu rugendo nibyo twerejwe n'amaraso ya Yesu, ariko iyo umaze kubatizwa uba ukomeje urugendo rwo kwezwa, ukurwaho kimwe, ukurwaho ikindi, ukurwaho ikindi, kugeza ubwo tuzagera ku guhabwa ubwiza igihe tuzaba turi kumwe na Data. Yesu ashimwe. Amen. Kimenyesheje iki rero? Birashoboka ko hari akageso kakunaniye Satani yagufungiyemo. Imana itugirire neza. Kaba akageso k'ubusinzi, akayoga kakaba karanze. Satani yaravuze ati umva, azakora ibindi ariko mushyize mu gacupa, akangaka ko ntazakavaho. Imana dufashe cyane. Byaba akageso ko gutongana, nacyo ni igifungo. Kaba akageso k'umujinya, nacyo ni igifungo. Kaba akageso k'ibintu bitandukanye Satani yagufungisha, ariko ushaka kubireka, ushaka kubivamo, amaraso ya Kristo arimo ubutabazi bukomeye. Reka dusome Zakariya ibice 9 n'umurongo wa 11. Kandi nawe kubw'isezerano kandi nawe kubw'isezerano ryawe rihwanwa n'amaraso yanjye, nkubohoreye imbohe, nzikura mu rwobo rutagira amazi. Allo, kubw'isezerano ryawe ngo kandi nawe nanjye nshyiremo, kandi nanjye, kandi nawe uraha. Kubw'isezerano ryawe rihwanwa n'amaraso, nkubohoreye imbohe, nzikura muri rwa rwobo rutagira amazi. Yesu ashimwe. Haleluya.
amen. Abenshi baravuga ngo twagezeyo, ariko hari abari mu rwobo rutagira amazi. Urwo rwobo rutagira amazi, urwanjye rutandukanye n'urwuriya. Yesu ashimwe, amen. Wagira igifungo cy'uburwayi kandi bukakubaho karande, kuvuga ngo nyuma ya buri kwezi agomba kujya mu bitaro, akaba muzima ukwezi kwashira akajya mu bitaro, nangwa se bikakubarira azajya aba muzima buri mezi 3 mu bitaro, nangwa se azajya atwara inda buri mezi 6 ivemo, niyikurikiye yagira 6 ikavamo. Ibyo ni bya bifungo rwarwo rutagira amazi. Yesu ashimwe, amen. Ariko ijambo ry'Imana n'amazi adudubiza. Yesu yaravuze ngo abazanyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba muri bo. Yesu ashimwe, amen. Imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba mu bazizera Kristo. None ahangaha dusomye urwobo rutagira amazi, ariko ngo kubw'isezerano ryawe rihwanywa n'amaraso nkubohoreye za mbohe nzikura muri rwarwo rutagira amazi, nzigeze hazima. Yesu ashimwe, amen. Niba turi kumwe tugire gutya, haleluya. Nkubohoreye imbohe nzikuye muri rwarwo rutagira amazi. Mu yandi magambo, hahandi hakubabaje, hahandi ibanga ryawe hakubabaje, urahazi, uhiyiziho. Ashobora no kuba umugabo wawe atahazi nangwa umugore wawe atahazi, hashobora no kuba umubyeyi wawe atahazi, ariko wowe urahazi. Kubw'iryo sezerano ry'amaraso urabohowe, nangwa se wawe utekereza uri musengera arabohorwa, akure muri rwarwo rutagira amazi, ajye mu migezi idudubiza amazi y'ubugingo, amen. Haleluya. Rero turaza kureba uko amaraso akoreshwa, ariko ni kubw'isezerano ry'amaraso n'ubundi. Iryo sezerano ryawe rihwanywa n'amaraso, ni muri Zakariya 9:11. Noneho tujye ku mumaro ukurikira ayo maraso. Amaraso ya Kristo aravuga. Yesu ashimwe. Hari uwemera ko amaraso ya Kristo avuga? Yego. Abemera ko amaraso ya Kristo avuga nibagire gutya. Okay, Imana ibaho umugisha. Amaraso ya Kristo rero aravuga, kandi ibyo tuvugaho ni byiza. Haleluya. Kimenyesha ngo iyo avuze, ndakwifuriza ngo uyu munsi amaraso ya Kristo akuvugeho. Amaraso ya Kristo nakuvugaho aracecekesha ya mivumo. Haleluya. Wawe uriho imivumo ubizi nangwa utabizi. Haleluya. Yaba iyo mu bisekuru, yaba abiminwa mibi, yaba y'ahandi hantu, ariko amaraso ya Kristo iyo avuze acecekesha amajwi mabi ku bugingo bwawe. Haleluya, amen. Ndasaba Imana ngo uyu munsi amaraso ya Kristo akuvugeho, nanjye avugeho, atuvugeho ibyiza, kuko ntabibajya avuga. Yesu ashimwe. Acecekesha amajwi y'abadayimoni, acecekesha amajwi y'ibicantege, acecekesha amajwi adutuka, acecekesha amajwi adusebya, maze avuge byiza ku bugingo bwacu. Reka turebe, dusome ni mu Biheburayo 12:24. Niho havuga ko amaraso ya Kristo avuga, aravuga. 12:24. Yego. Amen. 12:24 niho havuga ngo mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishya. Yesu ashimwe. Twegereye Yesu umuhuza w'isezerano rishya, kandi twegereye n'amaraso aminjirwa avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Amen. Yesu ashimwe. Turazi yuko kera mu isezerano rya kera, niho mpamvu bavuze ngo ni umuhuza w'isezerano rishya, bajyaga bafata amaraso bakuye mu gitambo babikiriye, cyaba ikimasa, cyane cyane cyari ikimasa cyatabirwaga Abisirayeli bose, bakayaminjira ku iteraniro. Yesu ashimwe.
kugira ngo habeho kubabarirwa ibyaha. Halo, turi kumwe? Noneho ubu ngubu ntihakiriho kuminjagirwa ayo maraso, ariko ayo maraso aracyaminjagirwa mu buryo bw'umwuka. Yesu ashimwe, haleluya. Ayo maraso mu buryo bw'umwuka aracyaminjagirwa. Ngo twegereye Yesu umuhuza w'isezerano rishya, ritari ryandi rya kera ry'ibimasa n'amapfizi y'intama n'ihene n'inuma, hoya, ry'amaraso ya Yesu Kristo. Ya maraso aminjagirwa avuga ibyiza gusumba aya Abeli. Izi saha urumva amaraso ya Yesu Kristo ari kukuvugaho iki? Ese urifuza ko amaraso ya Yesu Kristo akuvugaho iki muri aka kanya? Yesu ashimwe. Tangira ubitekereza ko mu kanya turasenga. Urumva wifuza ko ayo maraso akuvugaho iki? Urumva wifuza ko ayo maraso, ijwi ry'amaraso ya Yesu Kristo riza kuvuga, rivuguruza iki ku bugingo bwawe? Iyo ni waka witekereza. Mu gusenga uraza kumenya icyo usengera. Yesu ashimwe. Noneho ubwo aho ngaho ni nkaho nsamvuyeyo, tubonye yuko amaraso ya Yesu Kristo arinda. Washyira mu rugo rwawe, washyira ku bana bawe, abana bawe ntimuri kumwe bari ku mashuri, ukavuga uti basutse amaraso ya Yesu Kristo niyo mpamagaye abandindira aho bari, kandi ugasanga babaye amahoro. Ntibagiye mu bintu by'ingeso mbi, ubwenge bwabo burasobanutse, barize kandi baratsinze, mwongeye kubonana amahoro. Yesu ashimwe. Amaraso ya Kristo tubonye ko akiza indwara, tubonye ko amenagura kandi akavanaho imirimo y'umubi, tubonye ko akura mu bifungo, tubonye yuko agira gute, acecekesha amajwi yandi atava kuwiteka ku bugingo bwacu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Noneho tugiye mu buryo yakoreshwa. Mbashije kuvuga ibyo ngibyo ko ni byinshi, ariko reka tube dusoreje aho ngaho kuri ibyo, ahubwo tujye ku buryo wayakoresha. Yesu ashimwe cyane. Twagumye tuvuga amaraso ya Yesu Kristo, twayakoresha ibi, byagenda gutya. Ese wumva wayakoresha ute? Hari ababizi? Ariko noneho ni uburyo butatu dushobora gukoresha amaraso ya Yesu. Uburyo bumwe, ubwa kabiri n'ubwa gatatu. Uburyo bwa mbere ni ukuyanywa mu gusangira ku meza y'umwami. Ubwo nibwo buryo bwa mbere kandi bukomeye twabona umwami wacu. Yesu ashimwe. Ndagira ngo dusome kugira ngo wowe utajya usangira ku mpamvu yose yabikubuza. Uyu munsi utekereze yuko ufite igihombo kinini. Uyu munsi utekereze yuko wahombye, ariko ni wowe ubwawe wihombeje, kuko amaraso ya Yesu Kristo yatumenewe twese. Ntitutinya kuyanywa kugira ngo adakama. Alo, ntabwo dutinya kuyanywa kugira ngo adakama. Yesu ashimwe. Ariho kugira ngo njyewe nawe tugire ubuzima, tubone ubugingo. Reka dusome Yohana ibice 6 umurongo wa 54 kugera mu wa 57. Buretse gato, urya umubiri wanjye, tujye tugendana, akanywa n'amaraso yanjye, aba afite ubugingo buhoraho. Komeza. Nanjye nzamuzura kuri wa munsi w'imperuka. Yego, kuko umubiri wanjye, buretse gato, pastor mbabarira gato, kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri. Iyo hari ikintu cy'ukuri, iki kikitwa icy'ukuri, kimenyesha ngo n'ibindi biki bitari iby'ukuri. Turya buri munsi. Yesu ashimwe. Hari umaze gatatu atari, hari uweje atariye. Niba waniriwe utariye kubw'amasengesho n'aba kubw'izindi mpamvu, ejo bizagira gute? Bizakunda urye. Yewe n'abatari kurya bacishije mu kanwa kubw'impamvu zitandukanye wenda z'umubiri, bashobora kurya baciye muri serumu nangwa bacishije muri sonde, ariko bararya. Yesu ashimwe. Ariko tubonye ko ibyo kurya by'ukuri ari iki? Ari umubiri wa Kristo. Ni kangahe? Ni ryari mperuka kurya ibyo kurya by'ukuri? Icyo ni ikibazo kuri wowe, nanjye kuri njyewe. Yesu ashimwe. Komeza. N'amaraso yanjye, uwo ni Kristo wivugaga. N'amaraso ya Kristo nibyo byo kunywa by'ukuri. Ibyo kunywa by'ukuri ntabwo ari juice, ntabwo ari amata, yemwe na bya bindi bavuga ngo
ngo nta ndwara bitera, nubwo bimeze gutya ariko sibyo by'ukuri. Yesu ashimwe. Ngo byanditseho USDA, ngo byarasuzumwe. Wapi, baragushuka. Icyo kunywa cy'ukuri ni amaraso ya Yesu. Yesu ashimwe. Icyo kunywa cy'ukuri ni amaraso ya Yesu Kristo. Komeza. Aha. Urya uwo mubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye aguma muri jye, nanjye nzaguma muri we. Nk'uko data uhoraho yantumye, nanjye nkaba ndiho ku bwa data. Amen. Niko undya nawe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ababyumva nda tuzamura amaboko. Haleluya. Amen. Umubiri n'amaraso byasigiwe itorero. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo turye Kristo, tunywa amaraso ye, tubashe dukomeza urugendo. Ngo undya azabaho iteka, azagira ubuzima. Ikibazo kirabajije ngo ubwo buzima ubuheruka ryari? Ntawe ndimo ncira urubanza, ndagira ngo dukanguke. Ubwo buzima ubuheruka ryari? Ko ibyo turya byose n'ibyo tunywa byose mu mvugo y'ubu ngubu ni fake. Iby'ukuri, ibyo kurya by'ukuri ni umubiri wa Kristo, n'icyo kunywa cy'ukuri ni amaraso ya Yesu. Uheruka ibyo kurya by'ukuri ryari? Uheruka ibyo kunywa by'ukuri ryari? Icyagutanyije na Yesu gituma utamwegera ngo ugire ubwo buzima, ukigarukeho. Kuko amaraso ya Yesu Kristo arahari kugira ngo akureho izo bariyeri zose, maze twegerane na Kristo. Rero ubwo bwari uburyo bwa mbere bwo kugira ngo tugire gute dukoresha ayo maraso ya Yesu. Mu by'ukuri bye byose, ijambo ry'Imana riravuga ngo mu gihe cye yenda kubambwa yafashe umugati arawushimira, arababwira ngo uyu ni umubiri wanjye, kandi bararya bakiri kumwe nawe. Arongera afata n'igikombe aragishimira, aravuga ati iki ni igikombe cy'isezerano rishya, niyo maraso yanjye. Ariko asiga ababwiye ngo mujye mukora mutya. Yesu ashimwe. Mukristo uri mu rugendo, mukristo uterana, ariko hagera igihe cyo guterana kugusangira ntuboneke, isuzume kuko aho uri murajya si heza. Nta buzima, ubuzima bwa Kristo bugenda bugukamukamo kuko utakomeza gukora ibyo umwami yakubwiye. Yabivuze kuko yari azi impamvu, ati mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Dutembere twibuka Kristo, aho tugenda twibuka Kristo, ariko tumwibutswa nuko twamuriye, tukanamunywa. Imana tugirire neza. Amen. Tugiye ku bwa kabiri, ku buryo bwa kabiri wayakoresha. Reka dusome mu Heburayo ibice 12 umurongo 24. Yego, Abaheburayo 12:24. 24. Mwegereye, twari twahasomye. Komeza. Mwegereye Yesu umuhuza w'isezerano rishya, mwegereye amaraso aminjagirwa. Avuga ibyiza kurusha ya Abeli. Yesu ashimwe. Noneho tubonye uburyo bwa kabiri bwo kuyakoresha no kuyaminjagira. Sibyo yemwe? Wayaminjagira ute, wayakoresha ute? Isaba ubwenge. Yesu ashimwe. Ayo maraso kuriya umutambyi afata igikombe akagishimira akagisengera, tukanywa tuzi ko tunyoye amaraso ya Yesu. Nawe ayo maraso wayafata wejejwe, ugasenga, ukayaminjagira aho ushaka ko aminjagirwa. Haba mu nzu yawe ugira ngo uyihumanure, haba mu myenda yawe, haba mu modoka uguze utazi abayikoreshaga n'ibyayikorerwagamo, haba kuri wowe ubwawe, haba ku mpamvu zitandukanye, ariko ayo maraso araminjagirwa kandi bigakunda, kandi agakora ya mirimo yose twabonye yuko amaraso ya Yesu Kristo akora. Imana tugire neza. Amen. 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 Haleluya. Amen. Ariko mwongeraho akantu kavuga ngo ayo maraso
iki gikorwa cyo kuminjagirwa asaba ubwenge. Yesu ashimwe. Ntuzagenda ngo ufite umugabo udakijijwe, sibyo? Ngo ariko jyewe ndasenga kandi ndakijijwe, ngo none mu maraso ya Yesu Kristo ngo nyateye kuri uyu mugabo akizwa bohoke mu izina rya Yesu. Attention, utazarya urushyirwa ubusa. Imana tugirire neza. Yesu ashimwe. Ntuzatangira duturanye n'abantu, tuvuga nkanjye ntuye muri apartment, imbere yanjye hari umuntu, hejuru hari abandi, ndimo ndaminjagira amaraso ya Yesu Kristo aho ntuye. Nibambona nshobora kuzitwa umurozi kuko nabitwaye nabi. Ibintu byose bisaba ubwenge. Yesu ashimwe. Amen. Bisaba iki? Bisaba ubwenge. Imana iduha ubwenge bwo gukoresha aya maraso ya Yesu mu kuyasangira ku meza y'umwami, mu kuyaminjagira. Tugiye ku buryo bwa gatatu. Uburyo bwa gatatu ni mu buryo bwo gusenga. Yesu ashimwe. Mu buryo bwo gusenga akoreshwa ate? Uko duhamagara mwuka wera, twavuga ati mwuka wera w'Imana nyuzura, mwuka wera w'Imana mbohorera umwana, mwuka wera w'Imana ndagutumye gera muri ya torero uhinde ibintu bino na bino. Yesu ashimwe. Amen. Uko duhamagara uwo mwuka akaza agakora, niko twahamagara amaraso ya Yesu akaza. Amaraso ya Yesu Kristo genda kuri literaniro. Harayo muri kubona mu buryo busanzwe, ariko mu buryo bw'umwuka arimo aragenda kandi arimo aravuga byiza. Haleluya. Hanyuma ushobora no kuvuga uti maraso ya Yesu Kristo, dore umubyeyi wanjye ararwaye ahari, maraso ya Yesu Kristo arimo imbaraga zikiza, namukize muri aka kanya kandi akabikora. Yesu ashimwe. Bisaba gusa ko tugendera mu kwizera no mu kwizera Kristo. Abaririmbyi basoje bavuga ngo nizeye Yesu, nizeye amaraso ye. Yesu ashimwe. Hari impamvu. Rero mu buryo butatu tubonye uburyo butatu twakoreshamo amaraso ya Yesu. Twayasangira ku meza y'umwami, ayo maraso yaminjagirwa, ayo maraso twayahamagaza akatuzaho nangwa tukayatuma icyo dushaka ko dukorera. Siko kiri yemwe? Yesu ashimwe. Hanyuma reka dusubire inyuma gato. Twabonye imirimo y'amaraso ya Yesu Kristo twabashije kubona, no kuvuga ngo areza, ababarira ibyaha, arunga, akuraho inzandiko, ararinda, akiza indwara, amenagura imirimo y'umwijima, ariyo mirimo y'umubi, akuraho ibifungo, acecekesha amajwi atarayuwiteka ku bugingo bwacu no ku bacu no mu byacu. Tubonye yuko kuyakoresha twayasangira ku meza, twayaminjagira, nangwa se tukayahamagaza kuri twe, nangwa tukayatuma hagomba gukorera. Nsoza reka dusome ibyahishuriwe Yohana umurongo wa 12 11 yaho. B yaho. Haravuga ngo nabo bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Abera baneshejeje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Nta rwitwazo ruriho mu nzira tunyuramo. Dufite ibyo Yesu yadusigiye nk'intwaro zirwana zikanesha kuri njyewe nawe n'abandi bazizera ayo maraso ya Yesu. Reka duhaguruke dusenga Imana dusoza. Ni wowe uzi icyo ushaka ko amaraso ya Yesu Kristo agukorera muri aka kanya, muri iyi mimaro tubonye. Niba ushaka ko akweza, niba ushaka yuko agufungura, ni wowe uzi ibifungo waba urimo. Niba ushaka ko avuga byiza ku bugingo bwawe, hari ibyo ushaka amajwi ari ku bugingo bwawe ushaka ko amaraso ya Yesu Kristo ahindura, ni wowe ubizi, ni nawe wabimenya. Buri wese agiye kwisengera kandi dusengera n'iteraniro ryose muri rusange. Reka dusabe umushumba yigire hano asenge anasoza, hanyuma dukomeze. Mwami Yesu Kristo, gitare cy'amahanga, byiringiro byacu, Mana Ibrahimu na Isaka na Yakobo, Mana yiringirwa yizerwa, uri Imana ishoboye byose, uri Imana ishoboye kutweza no kudutunganya no kutugira uko wewe wumva ushaka. Mwami Yesu,
ndagushimiye mwami. Hari ahantu satani yagiye atubohera akaduhisha aho hantu akanatwihebesha akabanga ibindi byose twarabishoboye, ariko ibi ntabwo tuzabishobora. Ariko amaraso yawe aracyakora kandi ashoboye kubohora, ashobora no kuzitura akadukura aho satani yaduboheye mwami. Amaraso yawe areza kandi aratunganya, kandi amaraso yawe aracyakora n'uyu munsi wa none, kandi amaraso yawe ashobora no kugera ku bandi bantu bo hirya no hino binyuriye mu ijambo ryawe. Arakora Mana. Ngaho rero Mana ishobora byose, ngwino ukore imirimo muri twebwe. Amaraso yawe atweza, amaraso yawe adutunganye kandi atunganya abana bacu n'inshuti zacu, kandi mwami Imana yacu adukureho inzandiko zose satani yoba yaradushizeho tubizi tutanabizi. Mwami azitabagure mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ishoboye byose. Umugisha umubwiriza w'uyu munsi umugirire neza, umugisha bumvishe ijambo ryawe bose mwami ubagirire neza. Reka amaraso yawe utwigishe kuyakora no kuyakoresha mwami. Ndabizi ko ariho, ariko mwami uburyo bwo kuyakoresha ntabwo dushobora kubikora neza nguko ubishaka. Udushoboze kuyanywa no njagira ahariho hose, aho mwami inzira tunyuzemo ujuyeje ayo maraso aje yeza aho tugiye kunyura, kuko satani atega imitego, ariko nidutuma aho tugiye kunyura uzaheza kandi uzatunganya. Wimbazwe muri byose, umuhe umugisha, umugirire neza, natwe twese abumvishe ukomeze kuduha kwibuka ya magambo. Mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu ndasenze, amen. Katurebe